reka gusubize nkwifurize gukomeza kumererwa neza. Hanyuma uyu munsi tugaruke ku bihe 10 urukundo nyarukundo runyuramo. Ni ibihe 10 rero, ariko ntabwo bivuga ko byanze bikunze muzabinyuramo. Mushobora kutabinyuramo byose, mushobora kunyura muri wenda 8 muri byo, ariko byanze bikunze nibura mwakagombye kunyura mu bihe nibura 8 muri byo, cyangwa se 7. Mutanyuze muri 7 rwose ubwo ngubwo mwaba mutari mu rukundo nyarukundo, cyangwa se urukundo rutaramba. Urukundo ruramba rero, urukundo rw'ibihe byose ruca mu bihe 10. Igihe cya mbere ni ukurebana hagacamo rukuruzi. Urwo ni rwa rukundo rugitangira, aho abantu babiri barebana ugahita uvuga ukabona harimo akantu, cyangwa nabo ubwabo bakajya babona harimo akantu. Hahandi nyine bahita batangira kuvuga bati uyu muntu ndi kubona mukunze, uyu muntu ndi kubona mwishimiye, cyangwa se ukumva nturanamenya niba umukunze cyangwa umwishimiye, utazi ibyo ari byo, ariko kaba kanyuramo nawe utazi ibyo ari byo, ukumva umeze nk'usazwe n'ibinezaneza igihe umubonye. Icyo ni igihe cya mbere. Hanyuma igihe cya kabiri ni ugusuhuzanya n'ikiganza. Mwahura mugasuhuzanya, ntimurekurane, mugatinda kurekurana, cyangwa se naho mwarekurana vuba ariko ukajya wumva hari ukuntu iyo umusuhuje bitameze nk'uko usuhuza abandi. Kimwe no guhoberana, kumuhobera ukumva wamugumana. Bya bindi bya kinyarwanda, ubundi abanyarwanda bazi ukuntu guhoberana biryoha cyane. Ukamuhobera bya kinyarwanda, ukamukomeza, ukumva ni sawa, kandi nta kintu na kimwe murabwirana, muri aho ngaho gusa. Icyo ngicyo ni igihe cya kabiri. Igihe cya gatatu ni uguhamagarana buri kanya, cyangwa se mwanahamagarana niyo bitaba buri kanya, ariko mugahamagarana iminota myinshi, donc ntimurambirwe. Ukajya kubona ukabona umuntu ahamagarana n'undi iminota irenze 5, cyangwa se igeze kuri 5. Burya abantu benshi bahamagarana igihe kiri munsi y'umunota umwe, kereka bafitanye business cyangwa se bafite ibindi bintu bari gukorana. Ariko kugira ngo ubone umuntu uhamagara undi iminota 3, 4, 5, ugasanga umuntu ahamagarana n'undi iminota 10, ugasanga umuntu ahora chatinga n'undi muri chat zabo hahoramo ibintu. Reka nkubwire, uzamenye ko aba bantu niba bataranabimenya bo ubwabo, ariko harimo ikintu. Iyo ngiyo, icyo ni igihe cya gatatu. Hanyuma rero hakaza kiriya gihe cyo kuba kumwe kenshi kandi ubutarambirwa. Iki ni igihe nacyo kidasanzwe, cyerekana abantu koko bakundanye, bafite ukuntu bumvikana, bafite ukavuga utaba abantu bafitemo urukundo koko, kandi urukundo nyarukundo, baba kumwe kenshi rero kandi ubutarambirwa. Noneho ikindi gihe kiza ni igihe cyo gukora imibonano. Iki gihe cyo gukora imibonano ni igihe benshi bacamo. Ni igihe couple zimwe zishobora kudacamo, ariko couple nyinshi zigicamo. Igihe cyo gukorana imibonano rero, ariko mwanamara kuyikorana mukumva byagenze neza, mukumva bimeze neza, mukumva nta cyababuza gukomeza gukundana, mukumva nta n'icyababuza kuzabana umunsi umwe, kumva ni ibintu bimeze neza. Hanyuma haza igihe cyo kwemera ku mugaragaro ko muri inshuti. Harimo abakora imibonano nyuma yo kwemera ku mugaragaro ko bari inshuti, harimo n'abayikora mbere yo kwemera ku mugaragaro ko bari inshuti. Ibi bihe byombi bishobora gucurikirana, ariko igihe cyo kwemera ku mugaragaro cyangwa kubwira abandi bantu ko umuntu ari inshuti yawe, burya nacyo ni ikindi gihe gikomeye kandi cyihariye, kigerwamo n'abantu bamwe abandi ntibakigeremo. Noneho iki gihe iyo kivuyeho rero, mumaze igihe muri inshuti, imiryango n'inshuti babizi, nibwo habaho igihe cyo gusabana kurushinga, mukinjira muri fiançailles. Iki gihe cyo gusabana kurushinga mukinjira muri fiançailles kiba kiryoshye cyane. Ni igihe buri muntu wese aba bareba nka couple y'ikitegererezo, ni igihe buri muntu wese aba bareba nk'abantu bagiye kuzarushingana koko, ni igihe buri muntu wese aba bitayeho. Hanyuma iyo birangiye rero murarushinga, mukurushinga mugaca muri cya gihe cya mbere cy'ukwezi kwa buki, igihe kiryoshye cyane, igihe abantu benshi bishimira. Noneho hakazakurikiraho kurambana. Impamvu iki gihe cyo kurambana kigomba kubaho nuko iyo abantu bakirushinga bakiri mu kwezi kwa buki, bifite ukuntu biba byihariye, bifite ukuntu bimeze ukwabyo. Ariko niyo ukwezi kwa buki kurangiye, nanone hari ukuntu abantu bamwe basigaye batandukana, ugasanga gukomeza kurushingana biranze, hakabaho za divorce. Hari abandi bakomeza cya gihe cyo kwa buki kikarangira, bakinjira muri cya gihe cya struggle cyo kumenyana. Iki gihe cya struggle cyo kumenyana ni muri cya gihe abantu bamaranye kuva ku mezi 6 kuzamura, nibura kugera ku myaka 3. Niho usanga couple nyinshi ziba zimeze nkaho ziri mu mahane, utumva impamvu washakanye n'uyu muntu, utangiye kuvuga ngo ntabwo ameze nk'uko wari umuzi, ngo yarahindutse, bla ibintu byinshi, kandi ntabwo yahindutse, ahubwo noneho nibwo utangiye kumumenya we nyawe. Iki gihe cya struggle, izindi ngo nazo ziratandukana zitari nkeya, ariko hari ingo zibasha kukirenga.
hari ingo zibasha kukirenga. Burya ingo zimaze kumarana imyaka 5 izikora divorce zibaho, ariko ziba zatangiye kugabanyuka, ziba zatangiye kuba nkeya cyane kubera ko igihe gikomeye mwamaze kukirenga. Abantu bazakorana divorce bageze mu myaka 10 uzavuga uti noneho ndumiwe. Babaho, barayikora, ariko ni bake cyane. Igihe cya struggle, ibihe bidasanzwe, ibyinshi baba baranyuzemo, barabibonye, baba barageze igihe cyo kubabarirana, igihe cyo gukora amafuti n'ibiki byose, nyine byose baba babizi ya ku buryo nyine barambana koko bakarambana. Igihe cyo kurambana rero kiza gitinze cyane, ariko ni igihe couple nyine igomba kurambana nayo nacyo ibigomba gucamo. Ndagushimiye cyane rero, ndakwifuriza ko muri couple yanyu, niba ari couple igitangira mukirebana, mugihuza amaso mukavuga mutahari bizavamo, niba ari couple igeze hagati hahandi mumaze gukora imibonano bwa mbere, niba ari couple igeze hahandi mutangiye kubwira abantu kumugaragara ko muri inshuti, cyangwa se mwamaze kujya muri fiançailles, aho couple yanyu yose yabigeze, ndabifuriza kuzagera ku gihe cyo kurambana. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.